nzovu ugira ngo wamutuka atagututse ni ukuri ko Imana nzovu simubeshyere yadukanye imico mibi yo gutuka ibitutsi byanyandagaza ukuntu kandi njye sinabyihangana niyanuka ngo mwihore nanjye ngomba kumusubiza nese akureba gutyo gusa nta kintu uvuze akaba aragututse nta makuru ufite oya vugisha ukuri umusaza arakureba uhagaze nta kintu ukoze utaje ngo umwake inzoga utaje mu kabari ngo umuhagurutse mu bandi abayarinkwe wamuhagurutsa reka reka ariko uraza ugahita ufata inzoga ugahita wigendera reka reka ibyo nta reka reka ni ibisanzwe iyo utekereje ko amafaranga nzovu yajyaga guha ukabona ko agiye kuyaha abandi ukanuye amaso ku rugi rwabo ko muraturanye ku rugi rwa reka reka ko batoye inyuma asa nk'abanuye imbere ariko bagucaho bagenda iyo ubonye rero abantu bazima b'abasirimu bitambukiye bigiriye kwiryamira naho ugasigara uriya umeze uti ubyakira ute biriya bintu nariyakiriye nose nakora iki ko mwibariza dusubire kuri mama Queen rero uyu munsi niye message wamuhibaye mugeraho je namubwira agasaba imbabazi kareba uburyo bamubabarira agataha gusa imbabazi birashoboka ko byaterwa n'abo yameneye ibirahure nyine yameneye ibirahure abantu ariko birashoboka nyine ashobora imbabazi yemera no kubiriha urumva message wamuhibaye mugeraho ariko mubwira uti emera usabe imbabazi basi unagabanyirizwa igihano ari guhabwa sibyo burya wemeye icyaha ugasaba n'imbabazi uburyo woroheje ibihano njya amakuru ndi kumva nuko ngo abo yahemukiye ngo niba bifuza 92 ngo tubire gahunda y'umunsi rero mwaga mupanze mute gahunda y'umunsi twarabyukaga mu gitondo yego tukajya muri dushe koga tugata tujya gufata igikoma cya mu gitondo kingana iki cyabaga gihagije nk'ijago ukayihirika oya ni igikombe twavayo none mbasuhuza bakunzi bapasa Manase mbabwire ngo amahoro n'amahirwe bitangwa n'Imana bibane namwe none ndagarutse ndi kumwe na Nyiramenyo Papa Jean Claude uraho Papa Jean Claude ni papa nde nako ni mama cyangwa ngiye mbaye Papa Jean Claude ko mama Jean Claude narapfumaguritse none wowe waramanyaguritse ahubwo Nyirame hanyuma simeze ute meze neza ariko ngo ntabwo uri kwitwara neza nawe agashyari kakugezeho ndikwitwara nabi se oya ishyari ryakugezeho pe reka reka kuva umusaza yaba akatera burundu ngo muri kuri gatura mu musaza amenye ubwenge oya Nyirame ngushimira ko waretse uburaya nibyo n'abantu bamaze kubimenya baranabishimye ariko ngo umusaza kuva yababwira ati ho yahuzu ngo muri kureba mumeze nk'injanga zapfumuye urushashi muri kureba ngo nise nabamufuhira ubwenge buri mu cyese nyiburimo ntabwo nyiburi wenda ntumufuhira ko n'amafaranga mukuraga ntukiyabona ibyo cyabababaje none nayabona ne amaherezo se muri mumbaga ari uwanyu ngeje umuntu umusaza namwihamagariye ndamuzana amakuru ni meza mfite amakuru ko hari indaya wagiye ureka rwose ati naraziretse nyakuzi zisigaye zikanuye amaso ziri kundeba zizi ngo ndagaruka ahera sha okay Nyirame hanyuma se kare ugeze kumbwira ngo nzovu avuga ngo waramututse nawe utabona urebye ne banamukubita kubera iki vugisha ukuri ngenda icyangenze kumva hano nkugira inama y'ukuntu ugomba kwitwara muri iyi minsi kandi nzovu ugira ngo wamutuka atagututse ni ukuri ko Imana nzovu simubeshyere yadukanye imico mibi yo gutuka ibitutsi byanyandagaza ukuntu kandi njye sinabyihangana niyanuka ngo mwihore nanjye ngomba kumusubiza nese akureba gutyo gusa nta kintu uvuze akaba aragututse nta makuru ufite oya vugisha ukuri umusaza arakureba uhagaze nta kintu ukoze utaje ngo umwake inzoga utaje mu kabari ngo umuhagurutse mu bandi abayarinkwe wamuhagurutsa reka reka ariko uraza ugahita ufata inzoga ugahita wigendera reka reka ibyo nta reka reka okay magingo ya rero nzovu tunamwihora n'isi ikibazo mugenzi wawe mama Queen muheruka agenda n'ubu ntabwo muramenya amakuru ye hari inshuti ijya kumusura ariko njye ntabwo ndajyayo nyine amakuru yameze ati kuri ubu iyo nshuti ye ivuga ngo iki ndi kumva ntago araburana ariko akabugana none ari brigade noneho igira yose kuva bamujyana niho akiri ari kuri brigade yahe ya Gikondo ari Gikondo n'ubundi yewe neza ko utamusura ari inshuti yawe
nzamusura muri iyi minsi ndakihugiyeho nta kanya ndabona. muri make ntabwo uramenye ko umugenzi wari mu bibazo ngo ubanze umusure. Nzajyayo. None se iyo nshuti ye iyo ukurikiranye cyangwa uyibajije ikubwira ko ibintu ushobora kuzajya mu murongo cyangwa ni uruzungu? Yewe nta kintu ajya ambwira. Uravugisha ukuri? Kugeza rero namwe mubana nk'igare hazamuka, niryo ugera hazamuka ugasanga ntacyo rikumariye. Niba mama Queen baramujyanye nibyo koko baramujyanye, ni inshuti yawe kandi, ariko kugira ngo utekereze ngo umuntu wanjye ko bamujyanye niyo ngo ugende unabaza amakuru bamenye ko afite n'umuryango cyangwa inshuti hafi aha, bimaze iki? Hase mama Queen mbabarira, wazamusura ugatagangara. Ubu se naba ibyaye ikiboze se? Mbabarira. Si wanyu Nyaruguru nimwasangire ku muhehe umwe, kirombe kimwe mwagicukuye, si birondwe bibiri byagiye ku nkimwe. Uwo muntu umusura se basi ufite nimero ye ngo njye mwibeza amakuru nzamusure? Nta nimero ye ngira. Umuntu umusura nta nimero yigira? Ntayo ngira. Bizi wimaze iki na yawe nawe ureye nturi nyirame ureye nturi. Okay, ntacyo umeze ute muri iyi minsi wowe? Meze neza nta kibazo. Amakuru cyaka gashekero? Amakuru ni meza ni bisanzwe. Uri gukora iki kukeye muri iyi minsi kandi buretse kaba nta nakazi urabona akazima? Ndakeye se nabuze nayo gusuka ngo ndakeye. Usuka z'unsinde buri muzima wasukuje neza rwose nta kibazo. Cyabyo. Ubukene. Abantu baravuze ati Nyiramenye ntiyaraberewe n'uburaya, akwiye kuba umumama muzima. Barabivuze none. Narabibonye rwose babimbwira bati Nyiramenye rwose uwo mukobwa n'ubundi ntiyarakwiye kuba indaya. Narabiretse rero. Hanyuma abakangurambaga ba Nzovu na ba Delphine bo baraho? Baraho nabo. Bambwiye ko muturanye rwose. Hanyuma se urabaheruka? Naribi turabonana. Iyo mubonanye rero yibere n'umusaza Nzovu nawe uraho kanuye amaso nk'umuzamu wabo, umeze uti? Ni bisanzwe. Utekereje ko amafaranga Nzovu yajyaga guha ukabona ko agiye kuyaha abandi, ukanuye amaso ku rugi rwabo ko muraturanye? Ku rugi rwa reka batoye inyuma asanga abanuye imbere. Ako bagucaho bagenda. Okay, ubonye rero abantu bazima b'abasirimu bitambukiye bigiriye kwiryamira, naho ugasigara uraho umeze uti ubyakira ute biriya bintu? Nariyakiriye nose nakora iki? Ubundi ko atari umugabo wawe so umugabo wanjye sindi washatse we indeze mu ndangire se mu ndangire uya nkurange umugabo se burya iby'abaranga byanashizeho abaranga byo kwa ngo runaka ni umuranga n'iki ibyo ntuzabyizira ijisho ry'undi ntiri kurebera umugeni inkone hira igihe nakuranga mvuga ngo iki ni wa mukobwa uretse kureka uburaya mana mbabarira mw'iki gitondo wiramo ko njombo mu ntaseke wa muherembere we nturi mbegose nyine urumva nakuranga mvuga ni wa mukobwa wahoze ari kabwera akaba ari mu murongo muzima wararaga imihanda ariko koko mbwira Nyiramenye mana mbabarira turi mu buhamya nta kibazo turi kwiganirira kandi sindagusomera kuri kamera niyo mpamvu ntabwo ngize amahirwe nkunda kunyiyongoza ndi kukuyongoza amve ntore gose ndi kukuyongoza se ndi kukwibariza ibyo bavuga ngo bashobora kurara ku muhanda mpaka birashoboka kuko umuntu akagira saa 2 bukenda bucyahagaze ku muhanda nabuvuyemo narageza mu gitondo nyine harababikora nyine ntasa ndabizi nyine ko natakirarana nyine kera wenda ukiba mu muhanda bikaba byashoboka ko umuntu ahagara mpaka bukamukeraho ese ko natahaga kare niba bawusigaragamo barakeshaga ndabizi abo nta makuru ze reba hano bivuga nde mu maso njye nta makuru mbifite wowe amasanyuma watinzemo kugeza sangahe natahaga saa 4 wageze sangahe saa 4 uhagiraga saa 3 saa 4 nsaba gutashye ntagiye saa 8 abaga mu kabari nawe nk'abandi yego mana wari ufite n'akabari ubwawe utaga saa 4 kara n'akabari nako amake saa 5 n'akabari none se nagake dakareka ni susu kabari ni susu hanyuma rero Nyiramenye abantu bagushimye ko imico urimo inzira urimo ari nziza ariko nanone bakavuga ngo gerageza koko niba arabiretse ushaka n'icyo wakora mu by'ukuri hagize nko gutera inkunga wakora iki nacuruza wacuruza iki mabuti ariko kurangaye bite kurangaye bite ntabwo ndangaye uri kureba ikirombe cya zahabu abacukura ukaba utakikibona nacuruza nka butike butike buri iroroheje butike umushoboye ngo umushinga uciriritse woroheje wahera mu rwego kwibeshaho urumva wahera kuri butike oya ndumva nabanza ngacuruza nk'imyenda yenda
kuvuga buhoro kandi wacuruza nk'imyenda mu isoko ariko atari kuzunguza nyine niyo nazunguza se bitwaye kuzunguza si urumva ubuzunguza bwo buremewe kuzunguza uko biri kose ndetse hari mu gashyeke ko harimo agasoko kandi mbona ibintu byaho bigendamo ibyo kurya byinshi haraho ntiwajyayo mabonye ikibanza kukibona bisaba iki se nyine bisaba amafaranga nyine nkangahe ikibanza ntabwo mbizi pe keretse yenda icy'amakara n'icyo nzi amakara se ntiwayacuruza nayo nayacuruza kandi amakara umufuka bawurangura angahe se nk'icumi ko urangura ntabwo mbizi ese ubundi uraho gutyo wari utegereze gusa uti ndajya ntega amaguru ndare ndiye ariko se ayo maguru uvuga mana ndakwiye nyine mu mutwe wawe n'ikintu kirimo mva wakora uramutse ubonye igishoro nyine ntabwo mbikwiye no kubivuga abakureba ubundi bo banaherahe hagize nk'uje avuga ati ngiye kumuremera aherehe mutazi no kwisobanura umushinga wumva wakora mubwiye ko nacuruza imyenda hari ikindi ukayizunguza oke ngaho tubwire ukuntu wabikora tubwe wenda ugoye ku bihumbi 100 wabikoresha iki nyine najya mu isoko nkarangura 100 ririmo imyenda warangura irimo nyine buri 100 warangura imyenda ugaheraho ukabona fondasiyo y'ubuzima cyane rwose ukagizunguza wakubita n'abaca kuzunguza none ukabareka kwambuye kuki utavuga uti we nakangene nirebere mu makara nicare hariya kuko nyakore ndebe nyine byaterwa n'igishoro umuntu yaba yaguhaye aguhaye makeya watangira ku makara yaguha menshi ukajya mu myenda cyangwa ukareba n'ibindi kuko impamvu ndi kukubwira gutyo nutabona akantu ko gukora uzisanga n'undi burayabusubiyemo kuko ndabizi ntiwabugiyemo usetse wabujyanwagamo n'ibibazo siko bimeze yego none rero udashaka akantu ngo ufunguke mu mutwe utekereze kabiri ushobora kuzisanga n'ubundi bwa burayabusubiyemo ngiye kugerageza muri no minsi ndebe ko nabona igishoro ese ubundi wavuye muri uwo mwuga nta kibazo ukuyemo ntacyo uri mutaraga ndi muzima rwose kandi ubundi wahuranyirizagaho n'ubundi nako wahuranyirizwagaho ibyo se bibaho mbese umusaza nzovu ko ibyo kumenya umwambaro atawuzi ntiyakwahuranyaga n'ubundi avuye n'ahandi iyindi nzovu ntiyageze abikorera gusa waba ubifitiye gihamya niba yaranabikubwira yarakubeshya bimbwira si icyo wowe bimbwira wenda kuyobewe reka uranyobewe se reka nawe uze kumwibariza dusubire kuri mama Queen rero uyu munsi niye message wamuhibaye mugeraho njyewe namubwira agasaba imbabazi kareba uburyo bamubabarira agataha gusa imbabazi birashoboka ko byaterwa n'abo yameneye ibirahure nyine yameneye ibirahure abantu ariko birashoboka nyine ashobora imbabazi yemera no kubiriha urumva message wamuhibaye mugeraho ariko mubwira uti emera usabe imbabazi basi unagabanyirizwa igihano ari guhabwa sibyo burya weme cyaha ugasaba n'imbabazi uburyo woroheje ibihano njya amakuru ndi kumva nuko ngo abo yahemukiye ngo niba bifuza 92 ayo makuru neza rero ubu nge nawe na nzovu n'abandi inshuti za mama Queen nitwana abaye yemera kuhinduka ariko nitwana yashaka ariko akabiri hagati bagomba kwishyura ikirahure cya mbere akishyura n'icya kabiri kuko bashyizemo icya mbere arakimena aragaruka icya mbere bagishyizemo yakimenya atakishyuye n'icya kabiri arashokerwa araza arakimena nacyo atakishyuye yatakishyuye none ngo bari kubifagitirira hamwe bagasanga n'uruzungu ngo bari kubasanga arangahe ndi kumva amakuru ari kuma ngo ni 92 ko bibahaye bo ntacyo baba kimukurikiranyeho ariko ntibikuraho ko mu nzego z'umutekano inzego z'ibanze yahungabanije umutekano nyine bamukurikirana ukwabo ariko basi bahemukiye abo yasagariye bamubabariye hanyuma se buriya we mu gusaba imbabazi nta nubwo yazisaba bariya abantu bamenye ibirahure gusa agomba kuzasaba imbabazi inzovu yari ateye amabuye agasaba imbabazi Delphine bari kumwe nabo akabasaba imbabazi nyine yego ibi bintu se none washatse ukuntu hari hakurya wagera basi kumugira niyo nama kandi n'uwo mugenzi we yimugira nyine umwe ashobora kuba adahagije ukubyumva umwe ashobora kuba adahagije wenda wo hari ukuntu wanagera ukabimubwira kandi bigakunda nzanyaruka muri iyi minsi njyewe kwa gatanu none n'utinda ugasanga baramujyanye oya
guhora uranzika uti nzajyayo si umusibe ejo se ku wa gatanu nzagiye ku wa gatanu. Okay, bibaye ngombwa ko usanga hari guterateranya ngo atashye urumva washyira uruhare rwawe mpaka uriya mugenzi wawe akavayo? Nyine yakwitabaza inshuti n'abavandimwe. Nawe uri muri izo nshuti wamutabara. Bibaye ngombwa se bavuga ati nataye icyumweru umusimbuye azagaruka, wabyemera? Yego reka kubera iki? ubwo ibyo bitekereje umugabo mbwa aseka imboshye niko yavuga. Nukuntu uza wisekera harya wafunzweho nawe? Nafunzweho. Wari uri hano amezi 3 n'igice. Oya se burya ubwo ngo njya kugira ne kumusimbura atahe ariko we icyaha na nyiracyo. Icyaha ni gatozi. None harya wari ufungiye ni mu Bugesera? Mu nturi nanone wagiye uri inturi? Nari ndenze n'inturi nari narisobanukirwa. Harya wazize iki nyirame amakuru neza? Wazize iki cyo gihe? Nayo no kurwana? Urugomo. Urugomo. Asa umuntu w'umubyeyi nkawe ushijijwe urugomo umubyeyi w'umugore amprise. Ukavuga ati nge mfunzwe ndi hano nzira urugomo. Wari uragomeye nde? Delphine. Uwo nyine uzi. Delphine wanzovu? None se igihe cyera burya Delphine yari ahari? Ngira ngo Delphine ni mushya muri ibi bintu. Reka. Nuwa kare. Yego ko. Haje mbe musangamo. Oya ndawibeshya ariko. Amaze igihe pe. Waje umusangamo akurusha igikundo muri quartier bumukoreye urugomo. Kandi ari wowe wanyenjejeho. Waramukomerekeje kandi iki gihe? Oya ahubwo ninjye akomeretse. Ari nabo bafunga kandi? Twese baratujyana. Mumara igihe kingana iki? Natahiye amezi 3 n'igice atahira imyaka 2. We mubeshara. Atahiye imyaka ngahe? Natashe ejo bundi se. Urabeshya. Yatashye. Bese burya kariyo muziranyeho. Uraziranye bihagije. Igira hirya. Okay, duha amakuru ya hari ahantu iyo waruriye wari umeze uti? Wenda gahunda yawe y'umunsi urahunga wari ufungiye. Wera saa 10 mbese tubwira uti umuntu saa 11 kugeza umunsi urangiye. Mbwira ukuntu yaga bipanze. Sangiye kugerayo kwiyakira byarananiye ariko nagezeho ndiyakira. Wiyakira nko mu mezi angahe? Yego ko. Nakire nko mu mezi 3. Aha umaze kwiyakira rero tubwira ukuntu gahunda zabaga zipanze, wenda imirimo se murayikora mute? Igira hirya ntuzawe ibintu byawe bra 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 sibyo? Umva se igira ku ruhande. Ngaho mbwira byaga bipanze bite? Ubundi hariya haba imyuga 3. Yego. Hari ukudoda. Nyine mwatangiye yego. Hari ugusuka. Hari no guteka. Kudoda, gusuka no guteka. Aho ngaho wize ubuhe wowe? Nize kudoda. Urabizi ubu? Natashye narabimenya neza. Aha ngo tubire gahunda y'umunsi rero mwaga mupanze mute? Gahunda y'umunsi twarabyukaga mu gitondo. Yego. Tukajya muri dushe koga. Tujya gufata igikoma cya mu gitondo. Kingana iki? Cyabaga gihagije. Nkijaga ukayihirika? Oya ni igikombe. Twavayo tugahita tujya mu mashuri kwiga. Nta nkoni zabagamo? Tugataha saa 6 wapi? Oya da. Nta nkoni hari keretse nyine iyo wabaga ufite amarere utukana. Na bose wageze amarere arashira? Yego ko yarashize. Ushinzwe urugomo? Hakunye ndi kwibaza iyo foto y'umunsi uri kurwana na Delphine. Cyane kuri nawanyiyenje. Hari ku manywa? Hari n'injoro. Nasangahe? Yego ko. Na saa 5. Akuri kuvuga kubwejagura buhoro. Ibintu kandi n'ubizi icyo mburase. Cyubura ni igikize. Kutagishatse mbere yuko uza hano wanturiwe. Urabura nzovu kuko yarakuretse. Hanyuma bwari nka saa 5 z'ijoro. Icyo gihe akwiyenza mupfuye iki? Wa muntu ubu yaraguye. Amaze kugwa ayegutse arazarankubita ngo kuki nataje kumwegura. Oya se ngimbira neza. Biki warenganye se mbari ibyo. Ngo byagenze bite? Yanambutseho abayikubise mu muhanda. Abayikubise hasi. Arangije mu kweguka yegutse ari nge yegukiraho. Ngo mugenzi waragwa noza kumwegura arabarankubise. Tuba turafatanye turarwana. Ubwo imodoka y'umutekano iraza batwambitse pingo baratujyana. Muzi ni ibikino? Twari tuzi ko ari ibikino pe. Ariko ngura mukomerekeje ni kuvuza? Oya ninjye wakomeretse. Wakomeretse he? Ku maguru.
kubera kugwa hasi hejuru yererere ngayo nguko nawe urabyumva imirwano y'abagore murumana aha mpfurana imisatsi cyane icyo gihe nari nsutse igisuko yaragipfuye umva hanyuma se uwo mwariyunze basi wowe nawe murebye murebana neza cyangwa ni ugucungana ku jisho nta kibazo mfitanye nawe iyo umurebye ku jisho ryarakeye ntarebe kuko yarisobanukiwe kuva mwaza yaza nawe waza mwakoye kubona mu buzima busanzwe muri mwasangiraho yego hari igihe mbasanga mu kabari bari kumwe na Nzovu bari kunywa nanjye bakangurira Delphine yari yakugurira wapi ni Nzovu ubikoze okay none se iyo ubonye wumvise ikintu cyatumye ufungwa wumva wajya inama ki abasinda kuko mwumva mwe mwasinzira ikigaragara cyo sibyo yego bagenzi banyu wabagiriye inama ko bajye banywa kari mu rugero bajye bareka gusinda wose kuri ubu nywa mu rugero cyangwa nk'uzibonye njya ahubwo ngiye no kuzireka pe uravugisha ukuri yego urakomeza gukura imitima y'abafana rero yego mana uretse uburaya barabishimye reka n'inzoga izo wanyweye zirahagije pe n'ubu ntungurira ndanywa agafanta ntabwo ngurira utakwigurira se urangurira kandi mwamenyera abagabo babagurira kandi mvuge gakire kutangurira ngwiki nuvuga gake ahubwo ndakatinga dushaka bazi kuvuga cyane kuvuge gake nese ko turi mu gitondo ntiwaraye iwawe niba naharaye se nese uri mutariye nariye iki nese tutari kumugurirwa nande sabyihorere ndakubaza iyo ntari kumwe nawe ugurirwa nande nawe uri umuhire ndabona kuko nta vibe ufite byagushobeye wagira ngo warapfuye none Nyirame umuntu usapfa ariho umuntu apfa areba ariho hari gupfa uhagaze reka nzagera muri urwo rwego rwo gupfa amagaze muri se bavuze umuntu apfuye ahagaze umva bashatse kuvuga iki njye mba numva ari nk'ikintu kitatekereza kidafite ubwenge gikora ibitajyanye oya iyo umuntu bamwe apfuye ahagaze aba akora ibitajyanye noneho ukora ibijyanye umuntu ugenda njyewe yego ko nkora ibijyanye se Nyirame ujya usenga ugifata akanya ugasenga najyaga njya mu byumba najyaga njyayo muke mu byumba by'amasengero muri iyo myaka se muri iyo myaka umwaka washize n'ifungurwa nyine reka bwera imwe gutwi yo ku muhanda oya wajyaga mu byumba cyakugusha abagabo ahari muri mu byumba by'abasore uvuze mva no gufungurwa Imana yabigizemo uruhare nararaga nsenga abandi bagasinzira njye ndi kurira Imana ubu koko nacumuye iki gituma ngo iki kuko warasengaga naraje njya no gushima Imana none se ko wafunguwe ubisabye ubona ari Imana igufunguye koko kuki ukimana kugera aha ngaho wahise usubira mu burayi uzi neza ko bwagufungishije kuko bari bagusitayeho nijoro mwese mwabaye bakabwera kuki wahise ubisubiramo kinase mbisubiramo none nari kubigenza nte ngaho nari gutaha iwacu nta tike mfite nese ko wayibonye waratashye bwo umaze kuyibona waratashye mbabarira oya Nyirame tubivugisha ukuri usabye Imana uti Imana nkura aha hantu siko wasengaga yego none irahagukuye uze ukora icyatuma usubirayo bunsi byari maze iki zo kuyigondoza zo kuyikinisha Nasara ubwo nongeye kurwana ntiwarwanye ariko wari uri muri bya bintu byatuma wongera ukarwana ntago nzongera wari muri bya bintu ushobora gutuma urwana reka kuvuze ngo uvuze ko washakaga icyatuma usubira iwanyu ariyo tike warayibonye uragenda bwo njyahe hariho niyo tike nyine umaze kuyibona warayibonye uragenda naho nagiye nuko rero bivuze ngo rero uyigondoze Imana hanyuma nyine isengesho ugiye kuri ubu usenga Imana uvuga ngo iki kuri ubu noneho tugere ya kuri ubu ndi gusenga mvuga ati Imana urakoze kuba warankuye mu buraya ukomeze unyambike imbaraga n'ubushobozi kugira ngo nazongera guteshuka nkabisubiramo tuvuga ngo uyu munsi ubonye umuntu uje gushaka bati nangahe ntiwabikora gusa yabagiye kumanga ko bigo nabisubiramo nyine nibyo ndi kukubaza nabyo nakora yego uyu munsi ubonye umusaza Nzovu aje agakomanga iwawe cyaka guhamagara ati umunsi naza ngusure wamwima karibu tuvuze ko ashobora no kugusura ntagire icyo akora okay agusuye ari bugikore reka ntabwo nabyemera najyana ibyo narariye nyine ubwo nuko ariko hari n'ayariye byo wikoreramo we ikigiye gukoramo
uyora utiyura waramuriye naramuriye ariko tuvugisha waramuriye pe n'abamuriye 500 we si menshi ntago ari menshi ubu yose menshi ntago ari menshi okay reka tugone ku musozi w'ikiganiro rero Nyiramenyo courage komereza aho ngaho tuganira gake gake twumve ngo uravaho uragana siko bimeze yego sawa rero mwakoze cyane